Yes, ni inkuru mbi cyane, ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'incamugongo, niko twabyita, ni inkuru yumvikanye mu gisirikare cya M23 ku birindiro by'ingabo za M23. Se harya ibi aho urabona nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite aho ibirindiro byabo babyita Pentagon. Buriya mu Burundi aho ziba nyine mu kigo cya gisirikare gikuru cyo Burundi se ntago tuzamazina none ni ikigo gikuru wenda bitewe naho giherereye agace gihereyemo niko nkuko mva mu Rwanda ngo ikigo gikuru cya Kabiro cy'u Rwanda igabiro ari muri za Nyagatare. Ni Burundi rero buriya bafite dikota zabo ariko aho ziba niho hitwa niko biyitwa aho zerereye. Ya nibyo rero niko bimeze, ariko ni inkuru mbi cyane ibumvishije hano ibujumbura ku birindiro bikuru by'ingabo za FDNB. Mwakabyaramwe izi ngabo z'u Burundi zoherejwe hano, ubanza barohereje imiyugiri hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wenda bakisigaranira za ngabo zabo zitagaragara, za zindi ziri invisible, za zindi bakunda kuvuga ngo bafite ingabo ngo zakasa mutwe. Ese bigenze bite? Ese bigenze bite? Iyi nkuru ni bwoko ki? Turaje tuyibabwire neza, nta kantu na kamwe tuyisizeho inyuma. Ni mu gihe kandi nanone bwana Pacifique umubirigi hano kuri iki kibuga cy'indege cya Bangkok yamaze kuba ahasesekara n'ibikorwa ndetse n'imigabo n'imigambi ihambaye ku rwego ruri hejuru. Ibi ngibi rero M23 yo yabibonye ute, iri kubyakira gute? Ibyo nabyo rero bikuwe mu byo tujye kugenda tugarukaho. Hanyuma rero bwana Fisi, nanjye arandi makuru mashyashya mbazaniye abakunzi bacu, kugira ngo barabizi ko duhorana amakuru mashyashya. Hanyuma rero hari ibitero bibayeho none angaha aho bita kwa Murima, angane mu bice by'Imurenge. Hari ibitero bibaye aho bita ku Ndondo ya Bijombo, ku Ndondo ya mbere ndetse n'Indondo ya kabiri, ngira ngo abantu muzi bira bice murazizi. Hari ibitero bihabaye nanone kandi andi makuru ari guturuka aho bita mu ishyamba rya Kabasha, urenze neza aho bita Rurambo. Ibi nabyo turabibabwira, ibitero bibayeho nanone kandi igitero gikomeye cyane kigeragejwe n'abarundi mu kongera kwisubiza ipuezero. Ese bigenze bite? Byose turabizanye hangaha rwose ku gakayi kacu, ndetse n'andi makuru menshi cyane tutababwiye hano mu mpfunyapfunya, mwumve ko dufite amakuru menshi cyane. Yes, rero tutaratangira reka mabwire ngo ahangaha M23 nanone mu makuru tugiye kuza tugarukaho, amakuru akomeye cyane. M23 yigaragaje ahantu mu buryo budasanzwe, mu buryo nakubwira ngo mu buryo butunguranye, mu buryo abantu batakekaga yuko M23 yakigaragaza mu buryo tugiye kuza tugusobanurira mu makuru arambuye. Tubahaye ikaze rero bakunzi bacu, ndetse kuri Top Kivu News turabakiriye, tubabwira ngo burya nimba twumva ari ubwa mbere gukora kuri subscribe ni ibintu by'ingenzi cyane, ndetse kandi nanone no gukora like ubu duteye inkunga ikomeye cyane. Reka rero tubifurize kugira umunsi mwiza no kuruhuka neza, batangiye weekend ndetse n'abari mu kazi mukomeze kumererwa neza cyane. Abatangiye isabato namwe muri buze kuva mukatwumva, Imana ikomeze kubagirira neza cyane mwese. Pacifique rero dutangira amakuru yacu. Yego, reka dutangira amakuru yacu. Reka tubanze tuyahere hano ku Mubirigi. Reka tuyahere ku Babirigi. Ku Mubirigi hano ku Mubirigi ahanga ntago ari guhura n'ishyano, noneho bahuye n'ishyano, ariko nubundi bisa nkaho nubundi abari ibihombo baba bagize. Umubirigi bigenze bite? Ababirigi iki kibuga cy'indege cya Bangkok murabizi ibyo M23 yagikoreye byo ntago twakirirwa tukigarukaho, ibyo yagikoreye rimwe kabiri ntago twakirirwa tubigarukaho cyane. Ababirigi bari bamaze iminsi mu nama i Kinshasa. Bari bamaze iminsi mu nama i Kinshasa, aho bari baje guhura na bamwe mu bakomeye n'ubundi baturutse mu Bubirigi kugira ngo baganire ku kibazo cya M23 ikomeje kubahanurira amadrone ndetse igakomeza no kubangiriza ibikorwa byabo bimwe na bimwe biri ahehe hano kuri kino kibuga cya Bangkok igisanga. Nanone kandi bakaba barongeye bavumbura bya bibuga bibiri by'indege, cya kindi kiri hano muri za Warikare mu mashyamba. Murabizi ko nacyo bamaze kucyangiza. N'ikindi kiri Burundi. Ikiri Burundi cyo sinzi nimba ari bagifiteho ububasha, ariko nacyo tugiye kuza tukigarukeho mu kanya. Nanone kandi aba Babirigi rero baturutse mu Bubirigi n'ubundi baza guhura n'aba basanzwe bari hano, biga ku buryo ki M23 bagira gute bayinesha. Ubundi muri make bari barimo biga izindi strategy shyashya bagomba gukoresha kugira ngo babone uburyo ki bashobora guhangana n'ibitero
by'ikoranabuhanga M23 bagabaho ndetse bamenye n'uburyo kibajya bamenya ko izo drone kamikazi zibaciye hejuru bakaba zihagarika mbere yuko zigira icyo zikora. Muri make ibyo ngibyo nibyo byari byabazanye ngo babyigeho. Nuko rero iyi nama rero yabo hari ibyo banzuyemo ariko twe ntitwigeze tubimenya. Ibyo banzuye rero nibyo byagaragaye uyu munsi wa none. Iki kibuga cy'indege bongeye kugisana, bazanye ibindi byuma ntari nigera mbona ahandi handi. Bazanye amamodoka n'ubundi ntigeze mbona hano muri uru rugamba. Bazanye ibikoresho nyagasani byinshi kabisa, ndetse bazana n'abasirikari baharinze n'ubundi b'abazungu, nimba ari ababirigi, nimba ari abacancuro, nimba ari bande ntumbaze. Noneho nibo birindiye, apana kuvuga ngo ni aba ba FRDC, aba ba Wazalendo baharinze hariya. Reka noneho abazungu nibo bari imbere, ku buryo uvuga ati iki gihugu noneho ni erega wenda hariya muri Warikare tutabitinzeho, nta n'umunsi tutabivuga, ariko urase Warikare burasa agahugu k'ababirigi bagabanya hano muri buno butaka bwa Demokarasi ya Kongo. Bwana Pacifique, nyuma yuko ejo M23 yagize gutya iragenda ijya kugaba igitero ku babirigi n'ubundi hano muri Warikare, ariko byabaye impfabusa, byabaye nko gukora ubusa. Sinzi uko amakuru atugeraho kuko nta kintu kimwe bigeze bageraho kugira ngo bashobore kwinjira no gukora icyari kibajyanye, byose nta na kimwe bagezeho, ahubwo basubijwe inyuma. Basubizwa mu bice bya za Kibati, bivuga yuko ariho bari baturutse. Uko gusubizwa ariko inyuma kwa M23 nge navuga yuko wenda ahanini M23 barabigizemo urari kugira ngo ibe yasubira inyuma bitewe wenda n'impamvu runaka babonye, ahubwo bari basaga nk'abagiye kureba uko umutekano waho umeze n'uburyo bakinjira mu bundi bushyashya. Bagezemo baragaruka, wamenya icyo cyari kibajyanye. Barabasirikare bari uko twabonye imirwano yabaye. Barabasirikare bari bateye, wabonaga ko ari bake cyane badafashe ku buryo kibashobora guhangana n'abari abazarendo bangana kuriya, ngo babashe kuba bahangana n'abasirikare bafadese bangana kuriya. Utaruri hariya mw'abantu muri twabwira ngo hariya hari urukuta ababirigi bubatse ikintu bita kurinda agace kabo hariya muri Warikare. Ariko tubisobanure neza, tutavuga urukuta mukumva ngo bubatse inzu barazitira ngo bazengurutse. Urukuta gutye oya naga ari urukuta, atari urukuta nyine nkuru. Bakoze abasirikare badasanzwe baba ariho bahashyira. Ariko nanone muri Warikare bubatse ibintu by'ibikuta bimeze nk'ibi ngibi abasirikare b'ikingo mu gihe bari kurwana, mu gihe batekereza ko ngo ibitero byaturuka hariya bagiye babitegura cyane, ndetse banacukuye n'imyobo bagashyiraho amatafari bakazengurukisha kugira ngo bajye babona uko barase M23. Noneho M23 kuko itazaba imenyereye ubwo buryo bushyashya bakabayimarara aho ngaho. Ibintu by'imiringoti bacukuye barangije hejuru kuri iyo mifurege bakajya bashyiraho ibyuma bimeze gutya cyane, noneho hano bagasigamo akanya bareberamo n'umunwa w'imbunda urimo ureba imbere cyane rwose nuko bimeze. None rero ku munsi w'ejo M23 ibingibi bakaba bamaze kwibona yuko hano kuri kino kibuga cya Bangkok hongeye kuza ababirigi ku bwinshi. Ibingibi rero M23 nabonye nayo yiteguye imeze neza cyane, ivuga ati hariya naho hantu buriya bashobora kuba bagiye kongera kutwataka bikomeye cyane. Rero reka tugire gute tube maso, hagati aho ngaho rero duhite dukomereza kuri ayo makuru tuyazamukanire hano no muri Masisi, mbanze mbabwire naho ibyabereye. Warikare ngira ngo abantu muyizi neza cyane, hari agace karimo kitwa Rusamambo gateganye na Pinga, ariko nanone gatoya wabireba neza wazamuka gato ukabona gasa n'akari kuri Masisi. Rero hari aho bita Nyabyondo, ni quartier imwe muri quartier zigize ino territoire ya Masisi, ndetse ni quartier inakomeye cyane kandi izwi cyane. Ahanga rero akaba haturutsemo icyitwa Interahamwe cyangwa se FDLR, ngira ngo marazizi neza cyane. Ntago mwabayorga kuko kubw'ibyo bakoze banditse amateka mabi cyane. Hagati aho ngaho rero bazamutse baje gukora ibitero shuma kuri M23 bafatanyije n'abasirikare ba Wazalendo ndetse na FARDC bari baturutse bose hano muri za Rusamambo mu mashyamba. Baraza rero bajya kugaba ibitero hano muri Nyabyondo, hanyuma M23 irabafata irabamenya nyine, irangije ihangana nabo no kugira gukira batsinda, ariko nkaho birangiye. Drone rero numvise amakuru ivuga ko ishobora kuba isizamuka iturutse muri za Warikare. Reka nkubwize ukuri fi, nubwo M23 asenye ikibuga cya Gisangane, hari ibindi bibuga biri Warikare nk'ikibuga cya Kigoma, urumva n'ibindi bibuga bigiye bitandukanye byinshi cyane bigiye bitandukanye byagiye bigaragara ahangaha.
ni ukuvuga ngo rero hahise hahaguruka drone hano ku kibuga cy'indege cya Kigoma hano muri teritwari ya Warikare bakaba rero bahise baza kurasa kuri M23 hano muri Nyabyondo mu by'ukuri ntabwo ibintu byari byoroshye ariko amakuru ari kugenda tugera tubwira ko M23 abashije kunetraliza ibyo bitero byose harimo n'ibyo bya drone. So urumva rero ko byumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Yes, rero bwana Pacific rero reka duhite ko twerekeza ahangaha kuri M23 yigaragaje mu buryo budasanzwe. M23 yatunguranye ahangaha muri bino bice bya za Kavimvira. Kavimvira ni ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Yego. Aha rero hari imisozi ihari. Yego ndahabona. Hari imisozi ihari yitegeye neza hano mu Burundi neza ahantu hari ka kabuga k'indege. M23 yagaragaye kuri uwo musozi ari benshi. Ari abasirikare benshi ba M23. Ari abasirikare ba M23 benshi. None igikorwa rero bakoze cyahabuye Burundi. Igikorwa bakoze cyahabuye Burundi i Burundi basa naho bakire inkuru ebyiri za kasamutwe muri biriya birindiro bikuru by'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Inkuru ya mbere babanje kwakira nuko babonye izo ngabo kuri uwo musozi wa Kavimvira. None ikindi cyabaye akadege ka drone kari gutaratamba aho ngaho kuri ko kabuga k'indege kahagurutse karazamuka gatangira kwerekeza mu bice bya za Minembwe. Noneho bagiye kubona babona gashanyukiye hejuru ya Tanganyika. Barakarasa babona amasasu menshi avuye kuri uwo musozi abarakarashe. Noneho mu gihe kitarenze hafi nk'iminota nka 30 babona abasirikare baye mu 23 kuri uwo musozi benshi bahita bahamagariye ku biro bikuru by'u Burundi iby'igisirikare cy'ingabo z'u Burundi barababwira ati nyaboneka murabe maso mwitegure M23 hano isatiriye neza umupaka wa Kavimvira biri kugaragara nkaho hari ikintu bari gutegura kidasanzwe. Hanyuma ahangaha rero bahise ko batangira kwitegura batangira kuzibura n'imbunda zari zarazibye n'iki cyose baravuga ati wasanga koko cyagiye kigeze. Ibi ngibi rero ikintu bisobanuye ngiye mita numva aho ngaho ikintu bisobanuye. M23 niba yagaragaye ku musozi wa Kavimvira bivuze ngo Uvira ni yabo. Si byose kuko bageza Ukavimvira baciye muri Uvira kuko nta yindi nzira yari hari yo banyuragamo ngo bagera aho ngaho baciye za Kawezi. Ku bantu badukurikiye mu makuru yashize ko ubanza ntaratangarije hano ntatangarije ku yindi cano. Ababikurikiye ndabakunda kumva amakuru hirya no hino. Ikiriya kibuga bavumbuye kindi M23 kimara kukivumbura bahise ko bajya gushinga ibirindiro byitegeye neza. Bagenda bashyira abasirikari baravuga ati kazajya kaguruka tukarasa. Noneho icyatunguranye nuko babonye noneho abasirikari benshi aho ngaho. Hari ubundi bari bazi kuko bashoboka ko bahari ariko ari bakeya cyangwa se bakaba batanabizi kuko mu 23 yahagiye mu ibanga. None rero byagaragaye ko bahagaragaye ari benshi cyane. Bahagaragaye kandi ari benshi. Kandi none ni hafi n'umupaka w'u Burundi. Nubundi ni umupaka Kavimvira ni umupaka uhanye imbibi naho bita Gatumba. Nako gasozi bagaragayeho bagaragaye n'ubundi ari benshi cyane kabisa. Ari abasirikare benshi cyane. So ubwo rero mwabyumvise ko ubwo intare za Saramwe tayari mu buryo buri official mu buryo mwe cyangwa se ubundi bashobora kuba bari n'aya makuru n'ubundi y'i Burundi. Yego. Ibuno nabwo na hano kuri ibi birindiro bikuru byabo ku byombo byabo bumvisheho amajwi adasanzwe. Bumvisheho amajwi y'abasirikari babo adasanzwe. Barimo bavuga ikinyarwanda neza cyangwa igiswahili neza. Reka nkubwire. Ngewe cyakora umuntu wampaye aya makuru yamana ndavuga ati ibi bintu we kumfera bishobora kuba atari nabyo. Bishobora kuba atari byo ariko nanone ngeneraje ndavuga ati ibintu bishobora kuba ari byo. Kuko ahangaha M23 urabizi ko ihanganye n'abarundi cyane ahangaha muri bino bice bya za Rwitsankuku. Sibyo? Muri bino bice bya za Rwitsankuku ndakumva Rwitsankuku yego. Ni ukuvuga ngo
bwa mbere babanje kumva amajwi y'abasirikare babo bari kuniha ku byombo byabo, ku byombo bari mu rugamba, ariko se mu rugamba siko bimera. bari mu rugamba bakajya bumva amajwi ari kuni abantu bari kuniha ngo bari kuboroga bari kuboroga. ari umunyamurenge numvise ari kumbwira ngo hari uruborogo ngo rwumvikanye ngaho bita ngo kwa Murima. Urumva ngo ruborogo kandi ubwo namarira abasirikare b'abarundi. Noneho aha rero bari kumva bari kubahuhura n'amajwi yo kubahuhura. Ariko abasirikare b'imvetera nabo ni babi, bagafata icyombo bakabanza bakabumvisha. None se bapfa bafite ibyombo, hari abo babiri asa n'ababifite bari abashinzwe gutwara uturadiyo. Nimba rero babarituye urabizi ko M23 ijya no kubasaka cyane. Noneho iyo yanabikoraga ku bushake icyombo ikagifungura, urumva ikagifungura yarangiza ikabanihiriza bose. Noneho yagitegagaho yagishyiragaho nyine igiye kumunihiriza, nimba tuvuge icyo ari icyombo ikagishyiraho hano ku munwa yarangiza nagira ngo nanjye unihirize, abandi bagahita bumva ijwi ry'umuniho unuze. Noneho rero ikindi cyaje kubatungura nanone, baje kumva n'ubundi abarundi bagenzi babo bari guhakana kujya mu rugamba. Abasirikare bari kubwira bagenzi babo ati ntago turi bujye mu rugamba, noneho ntago bishoboka. Yego, ibintu nk'ibyo ngira ngo urumva ko byumvikana. Hanyuma rero bwana Fizi, urumva ko imiborogo mu gisirikare cy'u Burundi, ngira ngo niba ubishoje reka tuhite tubikomerezaho n'aya makuru ubundi yangezeho. Amakuru avuga ko igisirikare cy'u Burundi bwakiye mu gitondo cyiyumvamo ibintu by'ibaraga bidasanzwe. Baravuga ati buriya M23 ati kutakubita imbwa burya byorora imisega, ati reka tubereke icyo tubakorera. Bazamutse ari ibatayo yose igizwe n'abasirikare 38. Bazamutse rero burya batayo arigenga irenza abasirikare hafi 70, ariko ayingiyi yazamutseyo yari ifite bake bizewe 38. Bazamukana n'imodoka zirimo n'igifaru rwose ngo bagiye kwataka izasarambwe ngo paka bagarure mpwezero, dore ko bari bayivuye mejo mu gihe basindaga igihe FARDC yabahembaga bagiye gusinda M23 yifata. Noneho ubu tuvugana bazamutse no mu masaha mu gitondo, bazamuka baje kugaba ibitero kuri M23, ariko ishyano rya seri bagwira nyaboneka ibintu byababere bibi cyane, kuko bagezemo hagati umusirikare umwe wabo kumbi yari yagambanye, yari yamaze gutanga ripoti mu ntare za Sarambwe. Ntare za Sarambwe rero zimaze kubimenya nazo zahise zipanura impande zombi zihita zitega icyo bita ambush, bagwa mu kamashu ko ikintu kimeze nka vi ariko vi ireba imbere kuno. None abasirikare baturukaga hariya baraza bamaze kugera muri Vineza, M23 ihuza kuno dushushanya nka zeru, irangiye iracucuma, shyira mu kagozi iracucuma kabisa ku buryo bukaze uteye n'ubwoba cyane. None ubu tuvugana abo bose hasigayemo abarenga 14 nibo basigaye bo kubara inkuru, abandi bose bagize gute bamaze kwasiga ubuzima. Urumva ko ari benshi cyane basize ubuzima ndetse n'abarokotse. Abo barokotse rero bakaba batangiye guhunga, abandi bafashwe matekwa n'izasarambwe. So rero ibyo nabyo nka nkiri kubikurikirana. Hanyuma rero bwana Fisi, mu yandi makuru, nyuma yuko igisirikare cya Kongo kigize akarakagiye kikarasa ejo mu baturage y'umurenge bakicamo na wa mucecuru, M23 imaze gusohora amagambo akomeye cyangwa se gutangaza amagambo akomeye, harimo yuko ibyo Kisekedi yakoze ngarimo gusinya amasezerano y'amahoro ngarambye rwose ibyo bidashoboka never batabanje kwihorera. Ngayo ngukorera nuko bihagaze amakuru rero nayo ngayo. Reka tubashimire rero, tubifurize kugira isabato nziza no kugira uwa gatandatu mwiza no kumerwa neza mu kazi kanyu murimo. Ciao ciao, bye bye.